waba ufite hagati y'imyaka 18 na 24. Iyo umaze kugira hagati y'imyaka 18 na 24, ni ibihe bintu uba ugomba kwitaho? Ngiye kuzajya mbagezaho ibintu ushobora kwitaho ufite imyaka 18, 24 cyangwa se 25 kugeza kuri 34 gutyo gutyo. Muri aba bantu bakiri urubyiruko, abantu baba bataragize amahirwe yo kubona inama nk'izi. Ikintu cya mbere rero ugomba kwitaho iyo uri hagati y'imyaka 18 na 24, ugomba kumenya ko uba ufite inshingano. Ugatangira kwita ku nshingano zawe kugira ngo utangire gutegurira ejo hazaza. Tujye mu migani 27:17, uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Gendana n'abantu bagutera imbaraga, bakuganisha ku Mana, bakubwira bati dore icyiza dore ikibi. Umuntu utazakugira inama uzace ukubiri nawe, kuko uwo muntu nimugera no mu bihe bikomeye nta hantu uzamubona. Ngira ngo isi iratwereka umunsi ku munsi. Kandi nibwo nibazaga nti ibintu byose bibaho ku isi biba bitwigisha kugira ngo tuvanemo amasomo, hato ibyo abantu banyuzemo bikabagiraho ingaruka natwe bitazatugiraho ingaruka. Twige, duhora twiga kugira ngo nitwiga ibibi tubyitaze bitazatugiraho imbaraga. Icya kabiri rero, ingorane, ibigeragezo bihoraho. Ukamenya ko iyo muri iyo myaka ya 18 24 nibwo utangiye gukura, ntabwo ubuzi wenda icyatsi n'ururo 100%, ariko ugomba kumenya ko habaho ibigeragezo muri ino si. Muri ino si habaho ibigeragezo, ariko ibyo bigeragezo ijambo rikatubwira muri Yakobo ko ibigeragezo bigomba gukomeza ukwemera n'ukwizera kwawe. Nugira ibigeragezo rero ntucike intege ngo wiyange, witere icyizere. Ntuzitere icyizere na rimwe, kuko niyo abantu bagutera icyizere, weho ntuzigire witera icyizere, bibaho. Ikindi rero ugomba kumenya nuko mu ijuru hari Imana. Ububasha bw'Imana ubwubahe, ubahe ubutware bw'Imana. Ibyo bikorote rero, menya ko Imana yaduhaye ijambo ryayo, rimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Murambaza abantu iteka, ufite imyaka ingahe? Nko kuri mwebwe mwumva mufite 18 20, ese ufite imyaka 30 50, njya ngeza no kwijana nkavuga nti wafashe umwaka n'uyu n'umwe usoma ijambo ry'Imana kugira ngo wumve icyo Imana igusaba. Ibi rero niwo musingi ushobora kugenderaho kugira ngo utangire kwinjira mu myaka yawe yo hagati uhagaze neza, ukirinda ibizazane benshi bahura nabyo kubera kutamenya. Ugomba kumenya inshingano, ko uzagira inshingano, ntabwo uzahora uri umwana. Ukamenya ko haba ibibazo, amakuba, ibizazane. Ukamenya ko hari Imana mu ijuru. Iyo Mana ishake n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, maze igufashe. Nuyizera ukayisunga, izagufasha ikuyobore mu nzira nziza, inzira z'ukuri ziboneye, atari inzira mbi. Ibi rero akaba ari ibintu ugomba kubanza kwitaho weho ufite imyaka 18 na 24. Abandi nabo 25 34 nabo ndaza kuvuga ibyabo. Ariko nimba ukiri umujene ufite muri iyo myaka, ni imyaka y'ubusore n'ubukumi, imyaka ishukana cyane, menya ko utazahora n'utyo, kuko uzashiduka mu myaka mike uri muri za 40, utangire kwibaza ati igihe cyagenze gute. Iyi myaka rero niyo myaka yo gukanguka, ugatangira guhitamo, ukamenya icyatsi n'ururo kugira ngo witeganyirize ejo hawe hazaza. Ngaho nguko rero tuzakomeza ubutaha, nabwo mbagezaho ibindi. Ku munsi uzagenda yicuma nzambagezaho ibintu abantu bari mu myaka bagomba gushyira imbere. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.